Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hofami, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dushimire wakoze subscribe, wowe utarabikora bikore, tubane mu ivugabutumwa. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muremyi ijuru n'isi, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye kujya neza kwawe kwiza, ngushimiye ko utwemereye ngo tuvuge ku ijambo ryawe. Nsengeye ugiye kubyumva wese, nawe ugiye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu. Amen. Uyu munsi tubazana ijambo ryiza rifite intego igira iti amagambo 7 ya nyuma Yesu yavuze ku musaraba. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo 7 ya nyuma Yesu yavuze ku musaraba. Yesu Kristo aza mu isi yari afite intego imwe yonyine. Iyo ntego ni iyihe? Ni ugucungura umuntu cyangwa se gucungura umwana w'umuntu. Burya kuza mu isi kwa Yesu niyo ntego yari afite. Kandi Yesu Kristo mbere y'uko aza mu isi yari mu ijuru, nta kintu na kimwe yari abuze. Twibutse ko ijuru ni byose, rifite ibintu byose, ntabwo rikeneye nta kintu cyo ku isi hano na kimwe cyahwana n'ubwiza buri mu ijuru. Nta na kimwe cyo ku isi hano gihari. Ibihari byose bajyanye no mu ijuru, ariko ntabwo byasa n'ibintu byose biri mu ijuru, kuko ijuru ubwaryo ibirimo, abaririmo barahagije. Imana iri mu ijuru irahagije. Niyo mpamvu Yesu Kristo yarebye ubwiza yari afite mu ijuru. Yesu kuko atikunda aravuga ati ni byiza ko nitanga nkaza gucungura umwana w'umuntu. Yesu Kristo rero kugira ngo aze mu isi, iyo aramukaje nk'umwami yagomba kwakirwa n'ubundi nk'abami gusa, bikarangira aboroheje batamwegereye cyangwa se batamwiyumvisemo. Niyo mpamvu Yesu Kristo yaciye bugufi akaza agaca mu nda y'umwari Mariya, akamubyara, akamurera, akaba umwana, agakura, akarerwa mu muryango. Byari ukugira ngo Yesu ahere hasi mu boroheje, bitume isi yose, aboroheje, abakomeye bose bakira ubutumwa cyangwa se bakira agakiza abazaniye. Yesu Kristo yaravutse koko ararerwa, ariko ibi byose byari yari afite misiyo yo gucungura umwana w'umuntu. Icya kabiri, Yesu yaje mu isi aje guhuza umuntu n'Imana, kubera ko hagati y'umuntu n'Imana ubusabane bwari bwarangiritse, bwari bwaragiye. Niyo mpamvu Yesu yaje mu isi agira ngo ubusabane bw'Imana n'umuntu yongere abugarure. Icya gatatu, Yesu yaje gukuraho urusika. Burya hagati y'umuntu n'Imana amaze gukora icyaha hahise hazamwo urusika. Bibutse ko mbere y'uko hazamwo urusika, kera umuntu yajyaga avugana n'Imana live. Adamu yajyaga avugana n'Imana nta kibazo, nta bwoba afite. Ariko amaze gukora icyaha haba hajemo urusika hagati ye n'Imana, bituma abamukomokaho bose cyangwa twese, hagati yacu n'Imana habamo urusika. Niyo mpamvu Yesu Kristo aza mu isi yaraje kuvana urusika ruri hagati y'abantu ndetse n'Imana. Ikindi, umuntu wese wizeye Imana, iyo yapfaga n'umunyabyaha wese agapfa, bose bajyaga hamwe bakivanga, bakora icyo bakaba mu kavu cyangwa se bakivangavanga. Rero Yesu Kristo aje mu isi yaravanguye, yaravuze ngo abera bajye ukwabo, abanyabyaha bajye ukwabo. Muri make Yesu yahise avuga ngo ubu ngubu kuva uyu munsi hagomba kujyaho cyangwa se ibintu bigomba kwivangura, abera bakajya ukwabo, abanyabyaha nabo bakajya ukwabo. Intego ya gatatu ya Yesu yari iyo ngiyo, ko ari ukuraho urusika ruri hagati y'abantu n'Imana. Mu isezerano rya kera cyangwa se mu isezerano rikuru, hajyaga habaho cyangwa se imigenzo cyangwa se ibishushanyo byerekana ko
Yesu Kristo araza gucungura itorero. Reka tubahe urugero. Burya muri Edeni kwambara uruhu rw'inyamaswa, inyamaswa imaze gupfa amaraso akameneka, byasobanuraga Yesu Kristo uzaza hano mu isi akaza gucungura umuntu. Make byavugaga ko kugira ngo umuntu akire ibyaha hagomba kuboneka igitambo cy'amaraso kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha. Icya kabiri, burya Aburahamu ajya gutamba Isaka, Imana ikamubuza, biriya bintu nabyo ubwabyo byavugaga Yesu Kristo uzaza mu isi agatambwaho igitambo cyangwa se ku musaraba akadupfira kugira ngo tubabarirwe ibyaha cyangwa se tubone agakiza. Icya gatatu, kera kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha yagomba gushaka ihene, intama cyangwa se inuma y'intungura, ariko byose bitagira inenge kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha. Byasobanuraga Yesu Kristo uzaza hano mu isi akaza adafite inenge, nta kiba afite, ariko akitanga akabambwa mu cyimbo cyacu kugira ngo tubone agakiza. Icya kane, burya Abisiraheli bambuka inyanja itukura bava mu Egiputa bajya i Kanani, nabyo byavugaga Yesu Kristo. Byavugaga ko Egiputa igereranywa n'ibyaha, i Kanani igereranywa n'ubugingo cyangwa se no kurokoka cyangwa se kubona agakiza. Nabyo burya kuva mu Egiputa ujya i Kanani byasobanuraga Yesu Kristo uzaza gucungura umuntu, guha umuntu agakiza akava mu byaha akajya mu bwiza burusha ubundi. Ibi tuvuze byose n'ibindi tutavuze byose byashoboraga Yesu Kristo uzacungura umwana w'umuntu, cyangwa se byari igishushanyo kivuga ko Yesu Kristo azaza gucungura umwana w'umuntu. Rero igihe cyarageze, Yesu ajya mu ivugabutumwa, abona abigishwa bavuga ubutumwa, akora ibitangaza, ariko Yesu Kristo aza kugeza igihe aragambanirwa nk'uko Bibiliya yari yarabivuze, nk'uko byavuzwe n'abahanuzi ko Yesu Kristo azagambanirwa, ariko intego ari ugucungura umuntu. Yesu Kristo yaje kujya mu rukiko, nta kibi yakoze kugeza n'ubwo aciriweho rwo kubambwa ku musaraba, kandi nta kibi yakoze azira ubusa. Mu nzira zose zigoye Yesu Kristo yanyuzemo, intego ye yari yayindi, kwari ugucungura umwana w'umuntu. Dore amagambo 7 Yesu Kristo yavuze mbere y'uko atanga. Twibutse yuko umwami ntabwo apfa, umwami aratanga. Amagambo 7 Yesu Kristo yavuze mbere y'uko atanga. Yesu Kristo yaje nk'umwami kandi yatanze nk'umwami, yaducunguye nk'umwami w'umunyacyubahiro, nta kibi yakoze kubera ko Yesu yari umuziranenge, nta kibi yigeze akora, nta n'icyaha yigeze akora kubera ko Imana ntikora icyaha. Yesu afite ubuzima bw'ubumana, kandi ubuzima bw'ubumana ntabwo bukora icyaha, ntibukosa, ntibucumura, ntibukora icyaha. Dore amagambo 7 rero Yesu yavugiye ku musaraba. Ijambo rya mbere, Yesu Kristo yaravuze ngo ubabarire kuko batazi icyo bakora. Yari ahaye itorero ubuzima bwo kubabarira. Tubitse ko Yesu Kristo ubuzima bwe yari afite, Yesu yacuze ubuzima bwo kubabarira. Make muri Yesu yari yuzuye imbabazi ndetse n'ubuntu. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo ubabarire kuko batazi icyo bakora. Muri make Yesu Kristo yari ahaye itorero intego, aravuga ati itorero namwe nzasiga ku isi, nihagira umuntu ukosereza akora amakosa, uzahite umubabarira kuko nanjye dore mbabariye abangiriye nabi. Kubera ko Yesu Kristo matiyeri ye cyangwa se uko akozemo cyangwa se uko aremye cyangwa se uko ateye, Yesu yuzuye ubuntu ndetse yuzuye imbabazi. Niyo mpamvu yavuze ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Luka 3:34 aravuga ngo Yesu aravuga ati data ubabarire kuko batazi icyo bakora,
bagabana imyenda ye barayifindira. Ijambo rya kabiri, Yesu yaravuze ngo turabana muri paradizo. Ku musaraba Yesu abambanywe n'ibisambo, igisambo kimwe cyaravuze ngo twebwe turazira ibyo twakoze, ariko uyu nguyu, haleluya, arazira ubusa, nta kibi yakoze. Aravuga ati data nugera mu ijuru uzanyibuke. N'andi magambo, igisambo ku musaraba kiba cyizeye Yesu Kristo. Yesu aravuga ati wivunika, wijya kure, uyu munsi turabana muri paradizo. N'andi magambo, Yesu Kristo yari ashyizeho paradizo izabamo abera. Haleluya, Yesu yari ashyize paradizo izabamo abera. Niyo mpamvu yavuze ngo ntugire ubwoba, ntuvunike, uyu munsi ntabwo biri kure yawe, tugiye kubana muri paradizo. Ijambo rya gatatu Yesu yavuze ku musaraba, yaravuze ngo mwana nguyu mubyeyi, nawe mwana nguyu nyoko. Yohana 19:23-24 haravuga ngo haravuga ngo nuko Yesu abonye nyina w'umwigishwa yakundaga ahagaze bugufi, abwira nyina ati mubyeyi nguyu mwana wawe, maze abwira uwo mwigishwa ati nguyu nyoko. Uhereye uwo mwanya uwo mwigishwa amujyana iwe. Uyu mwigisha Yesu yakundaga ninde? Ni Yohana. Ijambo rya kane, Yesu yaravuze ngo mana niki kikundekesheje. Ibi byagaragaje ko umukristo hari igihe yageramo agasa n'ucogoye, ariko agomba guhita asaba Imana kugira ngo Imana yongere imugarukeho. Manye magambo, nta gucika intege, kuko umukristo ntabwo Imana yamureka. Cyokoze hari igihe gato yasa nkaho ubona imeze nkaho ikwirengagije, ariko burya Imana ntabwo ishaka kureka, kuko Imana intego zayo ni ukubana n'abantu, kandi intego y'Imana ni uko abantu bagira ubuzima bwiza. Yesu yaravuga ngo mana nicyo kikwerekesheje. Intego ya Yesu n'ubundi iyo urebye neza cyangwa se ugashishoza ubona ko Yesu Kristo nawe ubwe yavuze ngo mana, kubera ko Imana yari ibonye Yesu Kristo ibintu biri kumubera hano ku isi, umuntu wari ukomeye. Imana irebye ukuntu Yesu Kristo ameze, arimo arakubitwa, azira ubusa, ashinyagurirwa, Yesu Kristo aravuga ati mana nicyo kikundekesheje. Ariko Imana ntabwo yari imuretse, kuko Imana yari iri hafi ye, kandi yagombaga gukomeza kubana nawe kugeza misiyo ye irangiye. Mariko 5 niho hari aya magambo, haravuga ngo ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eloi Eloi lama sabakitani, risobanurwa ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Mariko 16:3-4. Ijambo rya gatanu ryavuga ngo mfite inyota. Yohana 19:28 haravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenya yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota. Yesu Kristo avuga ko afite inyota, ntabwo yari avuze ko afite inyota yo kunywa amazi. Yesu yari afite inyota yo gucungura itorero, niyo mpamvu yavuze ngo mfite inyota. Ariko abantu basanzwe cyangwa se abanyabyaha avuze ngo afite inyota, wagira ngo afite inyota yo kunywa amazi, bamuzanira inzoga barayimusomya, inzoga isharira. Niyo mpamvu ari bibi, ari ikizira, atari byiza kunywa inzoga. Kunywa inzoga ni icyaha. Yesu niyo mpamvu yavuze ngo mfite inyota, ariko abanyabyaha bumva nabi, bamuhereza inzoga. Ijambo rya gatandatu Yesu yavugiye ku musaraba, Yesu yaravuze ngo birarangiye. Yohana 19:30. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Ijambo rya karindwi
Yesu yaravuze ati mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanjye. Iri jambo abakristo, abizera mwese mwagashyize ubugingo bwanyu mu maboko y'Imana gusa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati mu maboko yawe Mana niho nshyize ubugingo bwanjye. Ntacyo nakora, ntacyo nageraho, ndakwinginze kugira ngo ubugingo bwanjye bujye mu maboko yawe. Ubugingo bw'abakristo mwese bugomba kuba mu maboko y'Imana, mubushyire mu maboko y'Imana. Yesu aravuga n'ijwi rirenga ati data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Luka 23:6 niho hari aya magambo. Yesu avuga n'ijwi rirenga ati data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Yesu Kristo abacunguye itorero. Bibutse yuko Yesu Kristo yacunguye itorero, yacunguye abantu. Yesu Kristo amaze gucungura abantu yabahaye agakiza. Agakiza ni ubuntu, nta muntu n'umwe wishyuzwa. Niyo mpamvu umuntu wese agomba kwakira agakiza, agomba kwakira ubuntu Yesu Kristo yatugiriye, kuko yabiduhaye ku buntu, nta muntu n'umwe yigeze yishyuza. Niyo mpamvu n'abizera abakristo mwese mwaherewe ubuntu, mutangire ubundi. Umukristo wese uri gukorera Imana muri iyi minsi yaherewe ubuntu. Niba Imana iguhaye impano ukazikoresha, zikoreshe ku buntu, kubera ko nawe waherewe ubuntu, ntabwo wigeze ugura. Mutangire ubuntu kubera ko mwaherewe ubuntu. Abakristo bari kuvuga, kuko tuvuga ngo niba Imana iguhaye impano zo guhishurirwa ikajya kiguhishurira, kibwira message ku buntu. Niba Imana ikubwiye ngo kanaka ajya gufasha umuntu runaka, mufashe mu byo Imana yaguhaye. Bivuze ngo mureke gucuruza impano Imana yabahaye, ngo mutangire impano zanyu ku buntu. Bivuze ngo niba umwizera Imana imuhaye impano, yamuhaye ku buntu, nawe vuga ubutumwa ku buntu, nta mafaranga wishyuje, utishuje abantu amafaranga, kuko na Imana yaguhereye ubuntu. Nawe amagambo y'Imana Imana yaguhaye yatange ku buntu, nta kiguzi ushyizeho. Reka tubagire inama. Ibyo Yesu Kristo yadukoreye byose byari ukugira ngo njye nawe tubone ubugingo ndetse buhoraho. Ntabwo bikwiriye kongera gusubiza Yesu Kristo ku musaraba, kandi yarabambwe rimwe gusa. Iyo ukoze ibyaha nkana witwaje amahirwe yaje rimwe gusa, uba wongeye kwibambira umwami wacu cyangwa wawe. Nimusigeho gukora ibyaha nkana, kuko bisa no kongera kubamba Yesu ku musaraba bwa kabiri, kandi yarabambwe rimwe gusa. Nimusigeho gukerensa ubuntu bwa Yesu Kristo yatugiriye. Reka dusubiremo. Umuntu wese wakira ubuntu bwa Yesu Kristo ukakira agakiza, ntabwo wemerewe gukora ibyaha nkana ngo ubuntu busage, ahubwo ugomba kwirinda, kuko na Yesu Kristo yaririnda. Niyo mpamvu nawe ugomba kwirinda udakora ibyaha nkana ngo ubuntu busage. Yesu Kristo yabambwe gusa ku musaraba, ntabwo azongera kubambwa. Niyo mpamvu iyo ukoze icyaha nkana bisa nko gusubiza Yesu ku musaraba bwa kabiri, kongera kumubamba. Nimwirinde, nimusigeho, mube mu gakiza, kandi munezerwe, munyurwe n'agakiza Imana yabahaye, ariko musigeho ukora ibyaha nkana ngo ubuntu busage. Kirazira, ni ikosa, ni icyaha. Ntimuzongere, turabahuguye. Nimwakire ijambo ry'Imana, muhahe muronke. Amen.